Australia, abari mahanga kure, abari Asia, mia teta ne pro de no kopita tuta, before sema ondemanga bardi sapota, imbaraga z'umwuka wera nizibabeho, uburinzi bubabeho, protection y'umwuka wera nibabeho, icyubahiro cy'Imana nikibagote kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi. Turagushimiye hori, turagushimiye hori, turagushimiye wera we, icyubahiro ni cyawe, tukuramburiye amaboko, tugushimira twese dufashe icyemezo cyo kukwegera, kuko ari byo byiza kuri twebwe. Esama ante ni andu ni zangana Shaningiria zode pra Meni elai Shatudre Imana itanze Pentecote ku bantu bera b'Imana. Imana bahaye Pentecote, Imana bahaye imbaraga z'umwuka we. Tiwifose Imana, Imana irinze ikirere cy'u Rwanda, ndabona protection, ndabona abamarayika barinze igihugu. Imana tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Hinduka umuriro. Imana ikeneye kusenga kugera ku rwego usa n'amasengesho. Ubu bintu byo gusenga umuntu yikurura, no, ugomba gusenga kugera ku rwego usa n'amasengesho. Umuntu yanagusuhuza kumva Milana Sandamandi widiziri benema, umuntu gusuhuje akakubona amasengesho n'inkanuro yawe igakanura amasengesho kwa China ngo barasenze bahinduka umuriro. Ngo bafata Saduraka Meshaki na Abedenego barabwira ati umuriro murawujyamo. Abahungu kubera amavuta bari bafite baravuga ngo twamaze kwegera Imana, kandi twamenye ko kwegera Imana ari byo byiza kuri twe. Umwami w'iteka nibe twagize ubuhungiro. Umva Nebukadinezari nta mpamvu nimwe yo kugira ubwoba bw'imiriro. Imana irabizimya. Imana twasenze irabizimya. Aravanga Imana ibasha kubizimya. Iyo miriro mwacanye Imana ibasha kubizimya. Ibyo bibazo ufite se birakomeye ku buryo Imana itabizimya. Egera Imana wowe ni wakama salanta libevoza ni meniwelega. Yegere irakuzimiriza. Ngo barabafata ngo babanage mu muriro, ariko Imana bamanuye, Imana basenze iramanuka wicaramo, iravuga ngo this be walk on handela cinema. Binjiye mu muriro bavuga ngo kuko umwami Imana 50:7 Yesaya ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hagahinduka nk'urutare. Abahungu ngo umuriro barawinjira, Imana iramanuka wicaramo, ngo bagiye bayisanga. Umva abahungu begereye Imana. Nebukadinezari ngo nta mpamvu y'ibyo, Imana idusenga irabasha kubizimya, irabizimya. Ariko nari nkubwiye kuri Imana ibibazo ufite Imana irabibasha. Ikishaka no kuyegera kanzengura gakote wisana kandi biwidi mali power. Kwegera Imana ndiko kwiza kuri nge umwami witeka. Mushumba waruzi ko umuroza gukabakaba muturanye, umuroza akagukabakaba akakubura dukupita kita akumva umuriro w'Imana ukamutwika. Umuroza gahiga uyu muntu igihe namurogiye ku cyadapfa. Umuntu yegereye Imana yomatanye n'Imana wamuhiga ukamukura he. Umuroza agakabakaba agahera. Gereza barayifunguye ihagaze imbere ugiye kwinjira. Kwegera Imana, muntu wegereye Imana, muntu wegereye Imana. Oya umureka nkubutsa akantu gatoye. Kwegera Imana we lakis bofa sandima ndafashijwe Imana. Paulo yaravuze ngo twebwe dutungishije beshi. Impamvu yavuze Paulo ngo dutungishije beshi, ubundi abahanuzi nibo bayobora isi. Abahanuzi nibo batunga isi, ntabwo isi ariyo ibatunga, kuko ambasaderi wese atungwa n'igihugu cyamwohereje. Ntabwo ambasaderi atungwa n'igihugu atuyemo, ambasaderi atungwa n'igihugu cyamutumye. Ariko mpesheje umugisha umuntu ukunda be, ariko haleluya. Hari umuntu utarya kabiri atabanje gukura umuntu w'Imana nabeho. Burya rero abayumviye ijuru kubera ko niryo ryamuhamagaye. Imana ishimwe. Ambasaderi atungwa n'igihugu cyamwohereje. Twikirize ngo amen. Haleluya. Umunyamasengesho abesha hisi. Niwe bilitande support andi guy bone handama. Niwe fola umunyamasengesho we abesha hisi, ntabwo isi ari yimubeshaho. Bahesha igihugu amahoro. Ariko abantu bahangayitse ngo mini power for the niwe bilisandi ma power. Hari imbaraga z'Imana nabonye zitatanya utuntu tw'utugabo nabonaga dukoza amatsinda ahantu mu mashamba, dukoza amatsinda. Iti peta zula ankelasi ni peta no kapowa fardeta pena. Iniwi bone samone Imana yambwiye ngo ishwanya guzubwo bubaraga. Mbona marayika uhagarariye abandi
aje amanukanye n'abandi bamarayika bera mbona baraje bahagaze ku gihugu cy'u Rwanda ariko abanyarwanda mwazamuye ibiganza n'abari niwika imifora niwisamanga Imana yambwiye ngo twegere Imana kuko nibyo abanyarwanda twegere Imana nibyo byiza kuri twebwe umwami witeka twebwe niwe tugize ubuhungiro kuko igihugu cyacu Imana igihagaze yaravuze ngo bazabatera baciye mu nzira imwe niko yambwiye ngo bazabatera baciye mu nzira imwe Imana batatanye baturutse ku mupaka w'u Burundi batatanye baturutse ku mupaka wa Kongo batatanye nabonye hari imbaraga muri imwe ngo hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose izo zirahari hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose izo ni za Yesu niwiga nusandima ndipa kandi tubihanura bitabakwira ariko bigasohora biri simati tubihanura mutabyemera ariko bisohora iyo bisohoye usanga bari kuririmba ngo happy birthday to you iyo bisohoye abarokore bo baravuga ngo birabaye ngamagambo ashize ivuga we tubihanura bitabakwira ariko bigasohora biri smart narimvuze ngo iby'Imana yavuganye nawe utabishikira Imana ibihaye rifuti kugira ngo bikwegere kandi bisohore mu izina rya Yesu abantu bese bazamenya ko Imana wakoreye ari Imana yo kwizerwa kwegera Imana niko kwiza kuri ngewe umwami witeka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo yakoze kabiri cyambere no kwegera Imana usa nayo icya kabiri iyo wegereye Imana ubu munyentwaro Paulo Bibiliya ngo Paulo inshiri mu rumakuruto kingo bene igihugu bamucaniye umuriro ngo ikikururuka kiva mu muriro muri izo nkwi bamwegereye ngo kimuruma ku gikonjo ariko ngo bene igihugu ngo bategereza kari bupfe acindutse baravuga ati dacurwa kibera ntiri bumwemerere kubaho yavuye mu Rwanda ariko ntago Iburayi azahashobora yavuye muri Afrika ariko Iburayi ntabwo azahabuza ni benetapita uzahaba kandi uhabe neza uhabe uhatungire uhagukire uhabe uhabyarire uhabe uhagukire uhabe uhuzurire umwuka wera uhabe urwanda kandi ureshe niwe power ntuzigera uryama utarabona itsinzi uryama utarabona itsinzi no kandi gusubira inyuma ku buzima bwawe ntibibaho ahubwo u Rwanda rujya imbere ntabwo u Rwanda ntirusubira inyuma nibyo byiza tuba abanyentwaro ngigikururuka kimurumye ngo Paulo kuko yari yaramaze kwegera Imana wibuke neza ko yaravuye muri gereza we na Paulo na Sila ngo we na Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe ngo umwe yarahirimbaga hakavuga ngo iraje bigenze neza undi iti kuko umwami Imana azantabara undi iti inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana uwinima antera ngarakunkumura sinzi bimaze iminsi byarakurumye ariko kunkumurira mu muriro Imana irabyemeye kwa Jina na Yesu Imana ihimbazwe haleluya Imana iri mu ijuru ngo yitegereza mu ishyamba ihona agahungu kitwa Dawidi ngo karimo kararamya kakaramiriza muri Zaburi ya 91 akaba nguba mu rwihisho rwisumba byose ngazahama mu gicucu Yesayi yari yarakajugunye mu ishyamba ariko agahungu kakora kumurya wa gitari Imana ikururuka mu mashami y'igiti kavuga tuyu muriro ndawota akagahungu gafite amavuta ngo ryari ishyamba ry'ababenjamini ngo ababenjamini bamwigisha kurashisha itopita kabiri ngo bakamwigisha gukubita umuhumetso agakora kuri gitari Imana ikabanuka igahagarara mu biti kavuga ati uyu muriro ndawota mavuta y'uyu mwana arankuruye Imana ikabanuka ikavuga ati mbonye umuntu wanyegereye ibwira Samuel iti ndumva mvuze controle Samuel ifata ihembe ry'amavuta amanuka wowe genda kwa Yesayi namaze kuhabona umwami abahungu be bateranye n'umanuke Imana iramubwira ngo nturebe nkuko abantu bareba Samuel umuhungu wa hano bavuze ngo Uwiteka ricaga kizashira kuzima gakurayo akicazanya n'ibikoma ngo Samuel bavuze umwe Imana yavuzeho mbere ngo singu nyine yamutuye Uwiteka yaravuze ngo nta wera nk'Uwiteka azamura ibiganza dufatanye muri riteraniro haleluya yaravuze ngo nta wera nk'Uwiteka aravuga ngo nta Mana imeze nkawe iriwe power fandisandima Meriato wa sinema yaravuze ngo Uwiteka yaravuze ngo imiheto y'intwari iravunaguritse banyarwanda imiheto y'intwari Imana ije kuyivunagura vunagure no ku buzima bwawe kandi
yivunagure kuri konte, yivunagure yishyura imyenda, yivunagure kuri keredi, yivunagure aho uri ubwene gihugu Imana yakujyanyeyo yavuze. Zamura ibiganza rata twafashe. Ndafashijwe Mana. Ngo Imana imurebera mu ishyamba ibwira Samweli ngo fata ihembe ry'amavuta ugende uko Yesayi ndebera uriya muhungu. Ngo amavuta kandi ahita ahinduka urucumbu. Burya amavuta utemera ntaga gukorera. Amavuta utemera burya nta gukora ahinduka urucumbu. Niyo yabiguhanurira burya ntibyafata kandi utamwemera nta umva ngo amavuta yahise ahinduka urucumbu. Ngaragenda ku bahungu ba Yesayi uko ari barindwi, uwa mbere mumenaho biranga, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, ngo uwa karindwi ngo bose biranga kuko amavuta ntiyara yabo. Amavuta utemera ntabwo ari yawe. Shereka tusamini forward rima. Pirwiz bin for amavuta utemera ntabwo ashobora na rimwe kuba yagukorera. Tiwispiwa andeba. Ngo bose bamaze kurangira Imana ibwira Samweli amagambo akomeye, iramubwira ngo Samweli we warebye nkuko abantu bareba, umva Samweli ngutume wowe genda ugende mbo bahungu nimba bose wabuzemo wo kwimika. Samweli abaza Imana ngo ndakora iki? Habari baraho ngaho nabo mwiteraniro baravuga ati Samweli wari umuhanuzi ariko none wavangiwe kuko ntuhanuye ibyo bashaka. Ubundi ujuhanura iki? Imana ivuze we lasimati pandifo babwira uwitwa Shama ngo jya mu ishyamba ujye gusigariraho Dawidi. Hari agahungu kandi kasigaye ngo ka Dawidi baragenda ngo karaza ngo kageze mu marembo Samweli akikabona. Haleluya. Samweli ngakikabona amavuta ahita atangira kuyaga. Imana iramubwira ati nuwo ngo ufata ihembe ricushumuri. Imana icushumuye amavuta ku buzima bwawe in the name of Lord. Haleluya. Imana icushumuye amavuta ku buzima bwawe. Herima kone sandima nta ntebe yari afitemo ariko Imana ababwiye Shama ngo najye kumusigariraho. Imana yohereza abagusigariraho ibibazo mazemo iminsi, nawe Imana yoherezeho abantu bagusigariraho mu izina rya Yesu kuko Imana warayegereye. Imana ihimbazwe. Ndafashijwe. Haleluya. Dawidi aravuga ngo ntabwo ndi buze amavuta amaze kumufata. Yaririmbye Zaburi ya 20 yaririmbye Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanje sinzakena andyamisha mu cyanya ngo cy'ubwatsi bubisi. Haleluya. Nganjyana iruhande ngo rw'amazi adasuma ngasubiza intege mu bugingo bwanjye. Asubiza intege ansutsa amavuta mu mutwe akira amavuta wowe igikombe cyanjye kiruzuye ngo kirasesekare. Haleluya. Avuga ijambo rikomeye ngo Uwiteka we ngo nteguriye ameza ariko wakwakiriye ameza ukariraho. Ndi mu mwuka niwe powerful. Narimbuze ngo niwakire you received it in the name of Lord. Anteguriye ameza mu maso yaranzi banje. Dawidi aravuga ngo nta kindi ndi bukore kuva Imana ari inyimitsi ntacyo ndi bukore mutabanje kujya kunzanira inanga. Batuma witwa Binadamu nawe ngajya mu ishyamba ajya kuzana inanga mu ishyamba. Umuhungu aririmba ngo nguturi byiza di wivole semone pra. Umva kwegera Imana niko kwiza kuri ngewe umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze ishimwe. Ahita yandika 86 umurongo wa 17 aravuga ngo Uwiteka we unyeretse ikimenyetso cy'ibyiza ngo kugira ngo abantu banyanga bakire ngo bamware ngo kuko Uwiteka ari wowe untabaye. Reka nkavuge muri discipline. Ngo unyeretse ikimenyetso cy'ibyiza ngo kugira ngo abanyanga bakirebe bamware ngo kuko Uwiteka untabaye ukaba ari wowe maze umubabaro. Imana nihimbazwe. Muzaburi bigazo Imana icyubahiro. Ni wibirita ndumva afite amavuta yiyenza. Ndumva afite amavuta yiyenza. Nigeze kuvuga ngo nikirema ndumva nuwapfuye. Nigeze kuvuga ngo nuwapfuye namuzura. Abantu babigira koma yewe ngo nimunyizera muzakora ibirenze. Nimba wowe utizeye ko uwapfuye yanazuka ngewe umwuka yamanutse nkamwumva namuyora se ko namuyagabura. Kwegera Imana niko kwiza kuri ngewe umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo Uwiteka Imana nyiringabo yakoze. Tuzamura ibiganza duha Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Welasma anfola icyambere usa n'Imana, icya kabiri ubu munyentwaro, noneho icya gatatu ugira icyitwa igikundiro favor. Ntavuze neza ugira favor mana we umva afite favor adi wigano samanga hidibita kugira igikundiro. Yego Farawo aravuga ngo twakura hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka wera w'Imana. Tangiriro 41 umurongo wa 37 twakura hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka wera
w'Imana Yosefu gahabwa igihugu abaminisitiri ibihe byo gusenga ukuntu umuririmbyi yavuze wa 49 yavuze ngo ibihe byo gusenga icyambere bintarura ngo mu mpagarara ngo bikanyinjiza ahantu ngo Yesu ari impagarara urazigira uri kumwe n'umudamu habimenye impagarara urazigira uraranye n'umugabo agakomeza akagona kubita umugono wowe uri mu impagarara ntizitinya vewe tizira kubwira ngo manura ikirahure tuvugana ndi impagarara ntizitinya ngo wubatse etaje Helasi bandika lazomene fai. Banki irazigateza mpagarara ariko amafaranga ntiyagutarura mu mpagarara. Ishuta umugabo mwashakanye ntiyagutarura mu mpagarara. N'umugore niwe binitsa pita umva ngo bintarura mu mpagarara. Impagarara nta kindi kintu gishobora kugutarura mu mpagarara. Nta masengesho zibwira umuntu ngo manura ikirahure cya vewiti impagarara ntabwo ari na vewiti impagarara zirakubwira ngo manura rinete niyo waba wambaye rinete ntabwo impagarara zitinya rinete manura mashini ifunge tuvugane muri zirakubwira ati genda impagarara nijye ukubwiye ngo manura ibyo ngibyo ufite genda impagarara kwegera Imana niko kwiza kuri njyewe umwami witeka niwe ngize ubuhungi bitatu ibihe byo gusenga icyambere bintarura mu mpagarara icyakabiri ngo binyemeza ko data asubiza ubundi ni byiza ko wizera utaranabona ni byiza ni maka follow binyemeza ko ari busubize Uwiteka iyo namwegereye jewe kumwegera byonyine binyemeza ko enota pita kubina sari eno vera dinima ande momene ngiribada zandi makawa driba on enewe verde zaremandi power binyemeza ko ari busubize icya gatatu ngibihe byiza byo gusenga haleluya bintarura mu mpagarara binyemeza ko asubiza icya gatatu rero ngibihe byiza byo gusenga umva kantu nakunze noneho kanezeza umutima wanjye ngo binyinjiza ahantu ngo datari haleluya no ngo tsinda ubukana bw'umwanzi ntsinda abazimu ntsinda abadayimoni ntsinda abakonikoni ntsinda imyuka mibi ntsinda ibyikurwanya ntsinda inzozi urarota mbi ibihe byiza byo gusenga ni gutsindishiriza nari mvuze ngo niwakire gutsindishirizwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu wowe uri kuri Komera TV reka Mosa Banda wowe uri kwiyoboka man the name of Lord wowe uri kuri Zaburi niwe power wowe uri kuki aniwe tandise no menema nari mvuze ngo ibihe byiza byo gusenga bigutsindire ubukana bw'umwanzi aho baguterekereye aho abantu babakubandira aho bagushize mu bijyo aho bakuzirikiye aho bakuboheye icupa bagushizemo amafoto yawe bazitse imyenda bamanitse mu gitari ariko ndaguhawe pe haleluya ibihe byiza byo gusenga byo kwegera Imana nibigutarure muri uwo mubabaro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ugira icyitwa igikundiro gatatu ukagira ikintu cyitwa igitinyiro kwa jina la Yesu. Paulo yandikira abayuda ngo babaga mu masinagogi yarabandikira babwira ngo abayuda barusha icy'abandi abayuda babaga mu masinagogi ubundi amasinagogi ni mu byumba by'amasengesho amasinagogi ni ahantu mu buvumo nimunyikirize haleluya mu masinagogi na ahantu uburu bw'inyagamburiro ariko Paulo abandikira arababwira ngo abayuda barusha icy'abandi abaroma babaga mu makiriziya akomeye abaroma babaga mu nsengero zubakitse harimo ibishushanyo harimo n'ibindi ngo baravuga atari ko se ubwo Paulo ashatse kuvuga iki munsi yaho muri 38 ahita yandika ngo abayuda babarusha muri zose kuko babitse ibyasezeranijwe babitse nzakudima nzakuneshepo nzakunesa n'amanda nzakurwanirira nzagucira inzira nzagufungurira imiryango nzaguha igihugu nzaguha umunezero nzaguha akazi nzaguha viza nzaguha ubwenegihugu nzaguha umwuka wera nzatanga agakiza mu muryango wawe nzabohora babitse nzakudema follow nzakuvura indwara zikire Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo buzima you received it in the name of Lord mira asinima fedenomene koliba for this manga pandaria babitse nzakugirira neza nicyo abayuda barusha abandi babitse ibyasezeranijwe icyakane nzakunezereza Imana nzakudima fo Imana ishimwe tuzamura ibiganza duhimana icyubahiro ikintu cyakane ugira icyitwa igitinyiro icyambere usa n'Imana kabiri umunye ntwaro icya gatatu ugira igikundiro icyakane ugira icyitwa igitinyiro burya umuntu musengana umuntu kwemera umuntu gukunda nta gutinye burya ntabwo abagukunda
kuko igikundiro iyo kidaherekejwe n'igitinyiro kirakurimbura. subiramo. Igikundiro iyo kidaherekejwe n'igitinyiro kirakurimbura. Niko byagenze. Buriya abavuga butumwa benshi bagiye bakundwa cyane, n'abahanuzi benshi bagiye bakundwa, bagiye bagira ikintu cyitwa igikundiro ariko ntibagire igitinyiro. Nge rero nimba unkunda mu izina rya Yesu Kristo, nyubaha nanjye nkubahe. Ndaguha urugero. Bibiliya iravuga ngo Elisa ari kumwe n'umugore w'umushanemukazi, ngo umushanemukazi yamwubakiye etaje, inzu iri hejuru yiye. Aramubwira ngo muhanuzi w'Imana Elisa, namenye ejo bundi ko hari umuntu waje afite ibibembe, uramubwira ngo genda widumbaguze, ngo yidumbaguze inshuro 7 Namani ngavamo yahindutse umuntu mushya. Ayiwe, nari mvuze ngo nawe wacire kuba musha mu mwuka no mu mubiri, ube musha mu butunzi, ube musha wuzuzwe, ube musha ngarahinduka. Umugore aramubwira ngo namenye agaciro k'amavuta kurimo. Ingabo ejo bundi zaraguteye urazihumisha, ngo urazitembereza uzigeze ibwami, ngo urazigaburira zisubirayo, zigenda zivuga ngo twahuye n'umunyamavuta. Umva amwubakira inzu hejuru. Aramubwira ngo muhanuzi w'Imana tuzajye duhura ari uko umwuka yagusuye. Imana ni kuntumaho ujye umpamagara nze nitabe. Elisa rero atuma Gehazi ngo genda ubwirire wa mubyeyi nabonye. Narebye nagezeyo. Niwe pitita nusama. Imana iguha sikaneri ijisho rireba. Umenye ngo uyu muntu hariho nigeze kubwira ngo akina tennis mu Bugatenga, hariho nigeze kureba mbona azamutse kuri tennis, mbona kubisa gahanga hasi. Ndamubwira umwuka wera w'Imana ambwiye ko dirima foro Imana sikaneri. Imana acira umwuka wera ureba umuntu mu ruhanga rwe, uhita ubona hashushanyijeho ngo majerwa. Ureba umuntu uhita ubwira ngo umugabo wawe ndabona, ariko ndabona filima, ndabona umugabo wawe, ndabona umugabo wawe akora mu rukiko, ndabona umugabo wawe wasama feria. Imana igukuye ukeneye kugira icyitwa scanner, imbaraga z'umwuka wera. Elisa aramubwira ngo umva wa mudamu, amakuru namenye nuko nta mwana ugira w'umuhungu. Diwe minipa aha kandi ndahanuye. Nari mvuze ngo warukeneye urubyaro, nari mvuze ngo ni wacira urubyaro kwa Cina Yesu, nari mvuze ngo ni wacire urubyaro, acira urubyaro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Biriano power acira urubyaro. Haramubwira ngo niwe power. Undi mwaka nk'iki uzaba utwita umwana kandi uzaba utwita umwana w'umuhungu. Di wakasini ampera. Kandi ntuzatinde ku muntu utemera amavuta yawe. We power for the zarima antera iglom mi antima fo. Iyo utakaje isoko uva ku isoko, ariko iyo ugumye ku isoko nawe uguma ku isoko. Ndagasubiramo. Ayiwa vuga haleluya. Iyo utakaje isoko, ibihe byo gusenga, ukava ku isoko y'amavuta aho wavomaga, ukava ku isoko uva ku isoko. Ariko iyo ugumye ku isoko utinda ku isoko, kuko ufite aho urangurira, kandi ibyo urangura ugomba kubicuruza mvuga ni ukubihabera, kuko ubutumwa bwiza twahawe nubwo kubwiriza abantu bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nimba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, mwino umwakire, nawe aguha amahoro, nawe aguha umunezero, nawe aguha ibyishimo, nawe aguha amahoro. Kwegera Imana niko kwiza kuri ngewe. Eliya, Bibiliya iravuga ngo Eliya abwira umwami Ahabu, aramubwira ati Ahabu singutinya, mfite amavuta genegereye Imana. Umuntu ufite amavuta ntabwo agira ubwoba. Haleluya. Shipitandama, ntabwo umuntu ufite amavuta abameze nk'intare ntabwo bagira. Abwira Ahabu ngo tujye ku musozi tujye kubivangura. Ngwino ku musozi, abwira umwami kubwira umwami tujye ku musozi tubivangure. Arabwira ngo ngwino tujye ku musozi, aramubwira ngo Imana iri budusubirisha umuriro. Iyo niyo Mana twese tugomba gusenga. Ngo bageze ku musozi barasenga kuko batigeze begera Imana. Arababwira Eliya, arababwira ngo nimwice abagure wenda marasave nibwo Imana iri bubumve yanyu, kuko cyari cya Bayali ntabwo kigeze kibumva. Ngo umuhungu arangiza asana igicaniro. Umva ku isoko nakubwira gasha. Haleluya. Asana ramina koripa watinanga nama. Asana igicaniro arangiza shirivi hasi. Areba hejuru aravuga ngo nibimenyekane ku buzima bwawe. Ndaguhanuriye ngo bimenyekane uyu mwaka utararangira, ndafashijwe. Haleluya. Narivuze ngo nibimenyekane Imana ni with power. Nibimenyekane ko wagiriwe neza n'Imana. Nibimenyekane ko ari ukwiye gutabarwa warasenze mama. Nibimenyekane aho uri diwibirita pita. Nibimenyekane aho uri muri Swede, aho uri
muri Suisse, aho uri muri Canada, Belgique, aho uri muri Amerika, aho uri muri Afrika, aho uri mu Burayi, aho uri muri Aziya, aho uri muri power, nibimenyekane ko Uwiteka ari we Mana, nibimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Akubita ibi basaba ngo negereye Imana, iyo nasenze rero ndayihamagaye ngo bimenyekane, kandi bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Tuzamura Petero yaravuze ngo twakuvaho tukajya hehe, ngo kari ufite amagambo y'ubugingo. Twakuvaho tukajya hehe, kari ufite amagambo y'ubugingo. Reka nihute kuri 5. Haleluya. Iyo wegereye Imana uba umwe mu Mana, uba kamana gato. Imana yabwiye ejo bundi yabwiye Abrahamu, iramubwira ngo ntabwo nashobora kujya kurimbura Sodoma na Gomora ntabanje kukumenyesha. Iyo wegereye Imana, Imana iguha amakuru. Edewe power farde. Imana ifite ibintu byuzuye. Eden yari isanzwe iriho mbere yuko ibaho. Mbere yuko Adamu na Eva bayiremerwa, Eden yari iriho. Mbere yuko Imana ikura Abisirayeli mu Egiputa ibajyana i Kanani yari ihari. Yohereje n'abajya kuneka babiri, bajya kuneka ngo 12, ngo ariko babiri nibo bazanye inkuru nziza, ngo witwa Yosuwa na Kalebu. Ibintu Imana igomba kuguha birahari. Narivuze ngo acira ibyuzuye mu izina rya Yesu. Naguhanuriye you received it. Narivuze ngo ni wacira ibyuzuye. Eden yari isanzweho ndetse na Kanani yari isanzwe iriho. Ibintu byawe ntabwo bikuri kure, ibintu byawe birakwegereye. Byizere kuko ndabona Imana ibipakiye. Imana ibihaye rifute. Zamura ibiganza wakire mu izina rya Yesu. Kwegera Imana niko kwiza kuri jewe. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro. Ubundi riske mbi mu buzima nukudafata riske. Imana ikeneye ko abahanuza abakozi b'Imana dukwiye natwe guhagarara mu ngamba, tugahagarara mu mwuka, kuko riske mbi mu buzima nukudafata riske. Nimba utinya gushora ntabwo uteze kuzunguka. Nimba utinya kuvuga Imana nta nyungu Imana ikubonamo. Nta nyungu Imana ikubona. Vuga Imana gatiga turi ku Imana bihana. Vuga Imana bahinduke. Merci ni mande pra. Sinda ubwoba bukurimo. Ko bufite n'ubwici. Yaguhaye viza ukagihura, urabona ibizagutunga ni inzira zawe. Urabona Imana itazaguhama. Urabona Imana itazakuzamura mu kazi. Urabona Imana itazagura imbago zawe. Ahubwo ikintu ukeneye kuyegera. Kuko kuyegera niko kwiza kuri njyewe. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro. 6, iyo wegereye Imana ubohoka ku ndwara zose. Iyo wegereye Imana ubohoka ku ndwara zose. Sida irakira, kanseri irakira, umutima urakira, diabete, munda, icyo gifu, uwo muriro kwakamo, uwo mugongo, uwo mutwe, izo mbavu, ubohoka ku ndwara zose. Tipita kuzangamani nango la varda zamangari wa power. Karande iracika. Nguciyeho umwuka wa karande kwa China la Yesu. Yewe wowe ukurikiye niwe mbwira. Wowe ukurikiye bakamana, wowe ukurikiye umbwiriza. Narimvuze ngo iyo wegereye Imana ubohoka ku ndwara zose. Kwegera Imana niko kwiza kuri njyewe. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro. Ikirere cya Nigeria kiragutinya iyo wamaze kwegera Imana. Kwegera Imana nibyo byiza kuri njyewe. Elewa follow me God. Ubutaha nzagaruka noneho mvuga icya 7. Ubundi icya 7 uroroherwa. Icya 7 uroroherwa. Uroroherwa. Ngabayuda baroroherwa ngo ntibongera kugira umutwaro ubaremerereye. Ngo Sadura Bibiliya ngo Esteri na Morodekayi ngo barangije ngo begera Imana. Noneho kwa kuyegera kwa umva icyambere cyabaye ngo umwami yahindukije intebe. Umwami ubundi yicara areba mu gikari, ariko ngo kubera ko ba Esteri na Morodekayi begereye Imana ngo umwami ahindukiza intebe. Narimvuze ngo umwami ahindukiza intebe nawe agutekerezeho. Narimvuze ngo nawe repeat nde samango faride ngiye gusenga. Umwami ngahindukiza intebe ngo kubera kwegera Imana kwa Esteri ndetse na Morodekayi. Ngigiti Morodekayi yari kubambwaho. Akano na Imana power kuva kanu kanejeje rero. Ngo abayuda ngo bagombaga gupfa, ariko Mana iri wasinima Imana ihimbana tini anosa ni mini brere. Ngo barasenze, umva ngo barasenze. Umwami atekereza kuri Morodekayi. Ngo yumva mu rugo hari witwa Hamani. Ngo Hamani aramubwira ngo Hamani we, umuntu umwami akunze, umuntu wegereye Imana n'iki bamukorera. Rero cya Hamani cyari kizi ko ari cyo kigiye kwambara ikanzu cyangwa ngo bafata ikanzu y'umwami bakayimwambura, ngo bafata impeta y'umwami bakayimwambura, ngo bakamutambagiza mu gihugu, ngo bagafata ukomeye w'ibwami ngakagenda imbere y'iyo farashi agenda avanga umwami akunze kuba. No umva umuntu wegereye Imana aramubwira ngo noneho nta na kimwe kivuyemo. Genda ubikorera umuntu wegereye Imana. Uri kwirembo witwa Wihabo Salemande Gabe na Shabana. Aramubwira ngo genda ubikorere Morodekayi nta na kimwe kivuye.
ajyana imyenda ahereza Morodekayi ngo nicyambare. Morodekayi aramubwira ati tonda amakuru nayamenye. Umwami yamaze kuntekerezaho. Reka sengera ahangaha. Umwami yantekerejeho. Amujyambwa ngo fata inzira ugenda ati genda imbere yanjye uririmba. Bageze muri quartier yasebeyemo avuga ijambo rikomera ngo tindaha. Narivuze ngo Imana igutindeho kuko umwami yamaze kugutekerezaho mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye. Pili anose manda pandi good people nezandi marigaibo. Cyo kukwegera. Wirima anona ngaziri wita pidika tua. Ferde zelemone rede na andinga. Zangana mananga luwa lalakini biliza ndi mini mongo pardezara bin papa. It be police arimanda. Ni wifa abantu begereye Imana. Mu izina rya Yesu. Nibanesherezwe n'imbaraga z'Imana. Umwuka wera w'Imana nababeho. Ikirere cyabo nicyumvirwe. Imbaraga z'umwuka wera zibabeho. Yewe aba batarahinduka papa. Nubahindure wera wa Isiraheli. Hindura imitima yabo. Aba bafite ibyifuzo nubasubize. Dusengeye igihugu cy'u Rwanda. Uburinzi bw'Imana nibucibeho. Sengeye Afrika nuyimanuriremo amahoro. Ingeri mahanga papa ukora ibikomeye muri Amerika ukora ibikomeye Canada Australia abari mahanga kure abari Asia mia tetane pro de no kopita tuta ibifosemo ondemanga bardisa papa imbaraga z'umwuka wera nizibabeho uburinzi bubabeho protection y'umwuka wera nibabeho icyubahiro cy'Imana nikibagote kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi turagushimiye hori turagushimiye hori turagushimiye wera we icyubahiro ni cyawe tukuramburiye amaboko tugushimira twese dufashe icyemezo cyo kukwegera kuko ari byo byiza kuri twebwe esama ante ni andu ni zangana ni zote ni wipa Imana itanze Pentecote ku bantu bera b'Imana Imana bahaye Pentecote Imana bahaye imbaraga z'umwuka we tiwifosi Imana Imana irinze ikirere cy'u Rwanda ndabona protection ndabona bamarayika barinze igihugu Imana pitandiza banga ndabona Imana riwepa Imana ibazinzara abantu b'Abanyarwanda bari bafite ubwoba bahangayitse duhanuriye igihugu mu izina rya Yesu ni washire gushira izara ubukene intambara ibigerage ibyo warwanaga nabyo kuvufasha icyemezo cyo kwegera Imana ni wacire kurwanirirwa n'Imana kuko ndabona ikirere cyari kiri mu mwijima Imana itanze umucyo ku buzima bwa buri muntu wese wizeye Imana kandi Uwiteka arambwiye ngo yongereye umubare w'abakizwa agabanyije umubare w'abarimbuka umwami arambwiye ngo abantu bari mu buyobi bw'amacaci y'ababishopu bagikuzimu Imana imanutse guhangana n'umwuka uri mu bashumba bajya mu kuzimu bafashe intama z'Imana baraziyobya Imana irambwiye ngo ibakuje y'ukuboko gukomeye miliwidi bini fosemone merihebande gra kandi Imana irambwiye ngo isenye ubwami bwabo bari barubatse kuko bafashe amazina yabo barayazamura kuruta izina rya Yesu Uwiteka amanuye igitinyiro Uwiteka amanuye imbaraga kuri buri wese wizerereye muri iri jambo